abantu benshi iyo bavuga twebwe abagabo ariko n'abagore ntimurishya sinzi uwabwiye abagabo yuko ikiranga umugabo ari ukuvuga nabi gutontoma nk'intare ntabwo ari byo bikugira umugabo. Muri Adamu muri Edeni Adamu yavuga siko bimeze birika tubwira ngo uwo mugabo n'umugore babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Mu yandi magambo bivuga ngo nta hishahisha nta bundabunda, babaga muri transparency toto yuzuye. Ariko muzitegereze muri ino minsi abantu barabundabunda, abantu barahishahisha, telefone zuzuye amakode. Nahoze mbibabwira ejo bamwe bashyiramo imibare bakongeramo n'urutoki. Za smartphone ushobora gushyiramo umubare ugashyiramo code ukongeramo na indi y'agatoki. Ko ari y'agatoki yiri dangerous. Niyo wagira utushyiramo urutoki kakubwira ngo ya uru rutoki ntabwo ari urwayo. Shahisha urahishiye iki ngo batazareba biri muri telefone. Nubona umugabo ahisha biri muri telefone ye adakora muri ribu cyangwa muri intelligence cyangwa mu gisirikare cyangwa handi haba amabanga ya leta, ujye umenya ko burya harimo rwaserera. Kuko Adamu na Eva babanaga muri transparency. Abusore ashobora kumbwira ati ntizi iyo telefone yawe akayimuha agakuramo code akayimuhereza. Nkada yanjye irayimbera aho ngaho nushaka kureba ibirimo nkubwire code ko ndabizi neza njyewe simbundabunda ntacyo mfite atareba ko nanjye nshaka gusubira muri Edeni muri transparency. Konte zose we nta niyagira turazifatanije nanjye ubwo ntayo ngifite. Konte zose azisinyaho nanjye nzisinyaho, uretse ko nshobora kumurusha kuzimenya kubera yuko we aranyizera nyine avuga ati buriya ubwo umugabo abirimo na Adamu nyine responsabilisation bya kashi ajya bireba nimbona amafaranga nyekeneye nzayimbwira ntisunikira aho ngaho kasunika nye jewe ndasunika wa kadepanse jewe nshinzwe gusunika hanyuma agakora amadepanse. Gusa ko munenda kumbwira ngo jewe najya ngo Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Boreka mbanze nkomera amashyi abantu batarengeje imyaka 40 bose mwanyemeje. Naye navuze ngo ntimuzaboneka none mwabonetse, ubwo nyine muranyemeje kuko ndabirebye mbona abantu barengeje 40 ari bo bakeya. So abari munsi ya 40 mwese mwumve yuko ubwo nyine ndabemeye. Amen. Ariko muzabigire neza, ejo muzaza nabandi, buri muntu wese abigira intego avuge ngo ejo nzashaka indi couple nyizane nabo abatarengeje 40 tube bishi. Ko buriya ni kubwami bw'Imana bukora one by one, umwe kuri umwe. Ndagira ngo rero ntatinze teme bampaye ni igitabo. Azimbaza Karegesa nti wari wasoma igitabo gifite titre ireshya niyo mwampaye, kurebera uwo mwashakanye mu maso y'urukundo rw'Imana. Ndetse nashatse kongeramo mu ndorerwamo z'amaso y'urukundo rw'Imana. Ni igitabo ariko reka ngira mbishyire mu ijambo rimwe. Buriya abantu benshi uko bazi Imana si kwiri. Burya Imana ireba ntabwo ireba nkuko twebwe tureba. Amaso y'Imana arangwa n'ijambo ryitwa grace, ubuntu. Nimwe muzitegereza muri Bibiliya iteka ryose Imana hari nawe ijya impaka n'abandi kabwira ati ni mumbabarire basi muze tujye impaka niyi ibyaha byanyu byatukura tukutuku nitubiganiraho birahinduka umweru nk'umuhembo. Urukundo rw'Imana kuko Imana yo iteka ryose hori henda abantu. Buriya rero ikibazo abantu batarabona nuko twebwe nabitwa abakristo twebwe turaba ari umuna w'abafarisayo kuruta uko turaba ari umuna ba Yesu. Ku buryo abafarisayo bahoraga baterura amabuye kuri buri kantu kose. Buriya bari abantu bahoraga batera amabuye akantu kose babaga bateruye amabuye. Yesu akababwira rwose mwebwe muhora mutera amabuye. Bariya muzitegereze abakristo uko tuzamuka mu gakiza turushaho guterura amabuye tukarushaho guca imanza. Noneho hano bakambwira ngo
twige kurebera uwo twashakanye ducishije mu ndorerwamo z'urukundo rw'Imana. Ndagira ngo uyu mugoroba twige kuri Edeni no kugaruka muri Edeni, ariko cyane cyane turebe ibi twabigeraho dute, kuko ubundi biroroshye cyane kubivugaho, kuvuga ko tugomba kuba abantu bakagenda mu buntu bw'Imana, abantu tukabareba rwose, tukabababarira, tukabagirira impuhwe, cyane cyane uwo twashakanye. Biroroshye cyane kubivuga, ariko ndagira ngo twihuse. Icyambere tubanze duhere kuri ikintu cyitwa back to Eden, kugaruka muri Eden, kuko buriya akenshi tuvuga ibintu ariko ntabwo tujya dufata umwanya ngo dutekereze, ngo twibaze ngo ariko muri Edeni hasaga hati. Kubera nicyo kintu gikomeye cyane, kandi kutabimenya, kutabitekerezaho, ni nabyo bituma niyo twubatse ingo, ibyo tubonye byose tubyita urugo niyo atari rwo. Buriya abantu benshi nta ngo bafite, bafite umugabo n'umugore baba mu rugo ariko ntibafite urugo. Ubyemera utabyemera, kuko hari umuntu twahoze tuganira kare nkamubwira rwose ubundi ubwo ufite urugo. Kuko muri marital counseling hari ubwo bakubwira bati iyo ubona nta kigenda, burya abazungu aba counselors baramubwira ati ndabona nta rugo rugihari, walk out ubivemo. Ariko urebeye muri grace, mu buntu bw'Imana, ntabwo bivamo, ahubwo uravuga ngo nta rugo nkifite, ariko uru rugo rwanjye dufite Imana ishobora kuzura n'ibyapfuye, dufite Imana ikiza n'ibirwaye, dufite Imana irema n'ibitariho. Haleluya! Iyi Mana ishobora kurema ibitariho, ishobora gufata urugo rutariho ikarurema mu rundi rugo. Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo genda umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi ngo witegereze uko akora. Aragenda abona umubumbyi ngo yarimo kubumba ikibumbano, ngo abona kimushwanyukiye mu ntoki, ngo arongera ibumba ararifata aribumbamo ikindi kibindi kitari cya kindi. Ushobora kuba wicayemo hano ufite urugo, cyangwa uzi umuntu ufite urugo, uvuga ngo urugo rwararangiye, twararuhambye, igisigaye gusa no gukora ikiriyo. Imana ikakuvuga ngo ariko sije siko bigenda, njya nzura n'ibyapfuye. Haleluya! Kuko ni cyamaze guhomboka iragifatika kiremo ikintu gishya. Ikizahindura ibintu no kugira umutima ufite ibyiringiro. Haleluya! Ariko uyu munsi tubanze duhere kuri Edeni. Edeni yasaga ite? Kuko umunsi tuzamenya uko Edeni yasaga nibwo tuzatangira no kurota ingo zisa na Edeni. Kuko ubundi ibyo tubonye byose tubyita urugo. Nyambwira abantu iyi image nyankunda kuyikoresha kugira ngo nereke abantu ukuntu abantu batita ku bintu. Ushobora kugenda ukavunika ukuguru, amaguru yawe ubundi yagombaga kugenda aringaniye, ariko ukavunika ukuguru kumwe ukajya ugenda ucumbagira. Ariko kugenda ucumbagira ukazageraho ukabimenyera, ndetse ukajya ukugenderaho abantu bakabimenya ko ari ukugenda. Bati Pastor Antoine aracumbagira, ikurura akaguru. None akazaza umuganga akambwira ati ariko uko kuguru kwawe hari ukuntu dushobora kubaga hano tukagusubizamo ukajya ugenda neza. Ukabireba utariko n'ubundi uko kuguru maze imyaka nkugenderaho nta mpamvu yo kugukosora. Abantu benshi nuko ingo zabo bazifata, zigenda zicumbagira, ariko kubera ko bazigendeyeho igihe kirekire kaba atari ko mbona ntacyo bitwaye, twarubyariyemo abana bageze kuri imyaka. Why correct ibyo tumaze kumenyera? Noneho mediocrité tukayemera tukabana nayo. Ukabuzi ko umugabo wawe ahanda mu rubavu rw'ibumoso niho habihwa, ukajya uryama mu rw'iburyo, ukirinda gukora ibumoso kuko iyo ukoze ibumoso ihwa riraza. Ukabuzi ko umugore wawe afite amahwa ku ijosi, ukirinda gukora ku ijosi ugakora ahandi, kuko urabizi neza ko ano mahwa iyo yakozeho ni danger. Mukabimenyera, umugabo akabana amahwa ye n'umugore akabana amahwa ye, mukabyakira mukabigenderaho kandi mukanabisengeraho. Munashatse mwasanga ingo zose hafi yazo geraho, kuko Edeni hari ahantu Imana ihurira n'abantu. Sibyo? Nicyo kintu cya mbere tubona. Imana yabanje muri Edeni ko umuntu ahaza. Imana yarabanjiriye Edeni imaze kwitunganya ibona kurema umuntu. Bivuga ngo mugabo wicayemo hano, umugore wicayemo hano, niba ushaka kugira urugo rwiza, banza ugenzura aho Imana yicaye.
ko hari abo usanga Imana yicaye ku irembo. Njya ntangara buriya mu byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 19 niba nibuka neza, hari igihe ushobora kuba mishyize ariko nuva ari cya gatatu umurongo wa 19, hano Yesu yarahagaze akomanga ku muryango aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umurongo wa 20 w'igice cya gatatu, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Yesu ahagarara ate ku rugi rw'itorero? Hari igihe duterana wari hanze, hari n'igihe twubaka urugo turi abakristo Yesu ari hanze arimo kutubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire. Eden hari ahantu hari Imana n'abantu, mugende mushyiraho tike muraza kumenya. Iki ni igipimo gishobora kugufasha kumenya urugo rwawe aho rutameze neza. Icya kabiri cyari kiri muri Edeni, muribuka hari ikintu nkunda cyane, Imana imaze kurema Edeni ikarema Adamu, ntabwo yahise imuha umugore. Halo, murankurikira? Twasubiye muri Edeni, ntabwo yahise imuha umugore, ahubwo yaramufashe iramubwira ati rero Adamu, ngwino ube umufasha wanjye, nzajya ndema wowe ujya inyuma wita amazina. Imana irarema Adamu yita amazina, irema ibiti yita amazina, irema inyoni yita amazina, irema amafi ayita amazina, irema amatungo ayita amazina. Bukeye Imana iramurebera abana uyu mugabo nubwo twiriranwa ariko ndabona yiyanuye cyane, ntabwo ameze neza, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ariko n'iki Imana yabanje gukora, yabanje gukora ikintu bita responsabilisation. Uri ikibazo gikomeye dufite, gemura muri counseling y'ingo, ikibazo cya mbere gikomeye kirimo nuko tutagenda ngo dukore ibintu nkuko byakozwe muri Edeni. Imana yabanje gufata umugabo iramuresponsabiliza, amenya ibiri muri Edeni. Nicyo cyatumye imuhamagara avuga ngo ubwo uzaba umutwe menya ibibera muri Edeni, menya ibiri muri Edeni kuko uri umutwe. Abagabo benshi rero iyo bamubwiye batari ku binibi, ati ubwo wanyanze, ubwo wangaye, ubwo ufite abandi wakunze, ukumva mbese ni big boy nawe arade. Imana yo yarabanje iramufatira mu responsabiliza, imakinga sure yuko Eden ayizi ashobora kuyitaho. Abantu benshi barongora, burya ababyeyi dukora amakosa. Abarimo mufite abahungu barimo gukura, iri somo nararyize. Nubona abahungu bawe batangiye gukura, batangiye gushaka, ujye ubanza ubagire ba Adamu. Wese shaka kumbwira ngo ugiye gushaka uburi umugabo, ufite ubushobozi bwo kuzatunga umugore, ntuzankoze isoni. Aha niho ibintu byose bitangirira gutunga. Muri Edeni, reka nihute, Adamu yabanje kuba responsabilize, mbese amenya inshingano ze muri Edeni, hanyuma Imana imuha umugore. Yabanje kuba umuntu mukuru, ariko ibyo sibyo bikomeye cyane. Imaze kumuha umugore, tubona ikindi kintu kiranga Edeni. Adamu yabonye umugore, aramwitegereza aravuga ngo Mana, ibindi byose nisa amazina byafashe izina rimwe, uyu we ndamuha poeme, nakagufwa ko mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Principe ya communication positive, nta jambo na rimwe ribi riri muri aya magambo ya Adamu. Communication positive. Abantu benshi iyo bavuga, cyane cyane twebwe abagabo ariko n'abagore ntimuri shyashya, sinzi uwabwiye abagabo yuko ikiranga umugabo ari ukuvuga nabi, gutontoma nk'intare, ntabwo ari byo bikugira umugabo. Muri Adamu, muri Edeni, Adamu yavugaga neza, siko bimeze? Bibiliya ikatubwira ngo uwo mugabo n'umugore we ngo babanaga bambaye ubusa.
ntibakorwe n'isoni. Mu yandi magambo bivuga ngo nta hisha nta bunda babaga muri transparency total yuzuye. Ariko muzitegereze muri no minsi abantu barabunda, abantu barahishahisha, telefone zuzuye amakode. Nahoze mbibabwira ejo, bamwe bashyiramo imibare bakongeramo n'urutoki. Ko murabizi za smartphone ushobora gushyiramo umubare ugashyiramo code ukongeramo na indi y'agatoki. Ko ari irya gatoki yiri dangerous. Niyo wagira utushyiramo urutoki kakubwira ngo ya uru rutoki ntabwo ari urwaye. Urahishahisha, urahishiye iki? Ngo batazare biri muri telefone. Nubona umugabo ahisha biri muri telefone ye, adakora muri ribu cyangwa muri intelligence cyangwa mu gisirikare cyangwa handi haba amabanga ya leta, ujye umenya ko burya harimo rwaserera. Kuko Adamu na Eva babanaga muri transparency. Abusore ashobora kumbwira ati ntizi iyo telefone yawe, akayimuha agakuramo code akayimuhereza. Nkada yanjye irayimbera aho ngaho, nushaka kureba ibirimo umbwire nkubwire code. Ko ndabizi neza jewe simbunda ntacyo mfite atareba. Ko nanjye nshaka gusubira muri Eden, muri transparency. Konte zose we nta niyagira, turazifatanije. Nanjye ubwo ntayo ngifite. Konte zose azisinyaho, nanjye nzisinyaho, uretse ko nshobora kumurusha kuzimenya kubera yuko we aranyizera nyine, avuga ati buriya ubwo umugabo abirimo na Adamu nyine responsabilisation bya kashi ajya bireba, nimbona amafaranga nyekeneye nzayimbwira ntisunikira aho ngaho kasunika nyine. Jewe ndasunika wa kadepanse. Jewe nshinzwe gusunika, hanyuma agakora amadepanse. Gusa ko munenda kumbwira ngo jewe najya ngo kugura imiceri, ngo kugura amasukari, ngo kugura kereka dahari. Ariko ibyo nibyiwanjye hariho handi bibare inverse. Ariko uko niko bimeze, niko twabyemeranije. Transparency, abusore, confiance, sivyo? Iyo ni Eden. Muri Eden ikindi kintu reka wenda nihute, ikindi kintu cyarangaga Eden ubwo nibanze cyane ku mibereho yo mu rugo. Ariko Eden uretse ko Imana yari hari nuko umugore byaje turaza kubibona mu mwanya byazanywe n'icyaha. Hari ikintu abantu bitiranya kuba umutwe no kuba umutegetsi. Uyu mutwe wanjye nta kibazo ujye ugirana n'ibirenge. Ntabwo ndi umutwe wanjye ubwirenge ngo muzi ko ari je wategeka. Umutwe wanjye urareba ukabwira ikirenge ngo ntukandagira aho hantu hari ikara. That's all. Kuko umutwe urakeyaringa. Wo ushinzwe ngo nigiye ukomeye ngo mwebwe muroroshye. Buri rugingo meze. So Imana yo irema Adamu ikamugira umutwe, ntabwo yavuze yuko ari hejuru y'umugore. Kuko birayo yamaze kutubwira ngo so ubwo ndabivuga kuko muri no myaka ikibazo dufite, abadamu bagize umugisha bakazamuka, arebera umugabo haza akajya atari kujya ubyitondamo. Ubu ntukiri bread winner ni jewe. Ube bread winner jewe mbe chef w'urugo, ni hahandi nta kibazo. Kuko niko Eden yari ikoze. Amen. Ibintu rero byaje gupfa bite? Byapfuye umunsi umuntu akora icyaha. Kuko biriya byose maze kuvuga, umunsi umuntu akora icyaha, iyo icyaha kinjiye mu rugo, icyaha kinjiye muri Eden, ibyari birimo byose kirabisenya. Umuntu arabanza yihisha Imana, ubwo atandukanye nayo. Imana iva mu rugo. Mwibuke yuko twebwe twavukiye hanze ya Eden. Twese kuva kuri Adamu kugeza uno munsi twese tuvukira hanze ya Eden. Nta nubwo tuzi aho yari iherereye. N'imico yari hari nuko Imana yandikishije Bibiliya ntabwo tuyizi neza. Twe tuvukana imico yo hanze ya Eden. Niyo mpamvu tugomba kurwaniza gusubirayo, tugashyiramo n'imbaraga ngo dusubireyo. Kuko icyambere Satani yashenye ni imibanire y'umuntu n'Imana. Ingo nyinshi nta Mana izibamo. Bagira Imana y'ikigirwamana iba hano mu rusengero, bayisiga hano bagataha. Ahubwo reka bari aho mpera, buri muntu wese wicayemo hano, think about yourself. Uhagaze hehe n'Imana yawe?
kuko nkubwire niba Imana idategeka ubuzima bwawe ubwo Satani arabugutegekera. Abantu benshi baribeshya ngo jyewe ndigenga, ngo ubuzima bwanjye ni jyewe bugenga. Nta muntu wigenga iyo utagengwa n'Imana, ugengwa na Satani. Niyo mpamvu Yesu yigishaga yaravuga ngo niba utari kumwe nanjye ubwo uri umwanzi wanjye. Nta mid road ibamo, middle road nta ibamo. Nitwe twayiremye ngo jyewe ngo ndi umukristo ariko si ndi umurokore. Fake. Niba utari umurokore nturi umukristo, ko ntushobora kuba umukristo utari umurokore. Ntibibaho. Wenda muzabihindure mwe kwita umukristo uvuge ngo ndi umunyedini, aho nabyemera mwite jyewe si ndi umurokore ndi umwangilikani. Ubwo uvuze ukuri. Ushobora kuba umwangilikani ntube umurokore, kuko angilikani ni idini, ariko ntushobora kuba umukristo kuko yavuze ngo umukristo ni uwa Kristo. Am I right? Niba uri uwa Kristo ugenda nk'uko Kristo avuga, niba uri uwa Kristo ukora nk'uko Kristo yasabye, niba uri uwa Kristo kugendera ku byo Kristo yatubwiye. Ushobora kuba umunyedini ariko ntuzambwire ngo uri umukristo utagendera ku mabwiriza ya Kristo. Aha rero niho ikibazo gikomeye kiri. Twarabanje twirukana Imana, ariko umuntu iyo amaze kwimura Imana, icyakurikiyeho amaze kwimura Imana n'agaciro ke karatakaye, yirebye ngo abona yambaye ubusa, atangira kwisuzugura, atangira kwigaya. Reka mbereke kuriya kwambara ubusa ko gukora mu rugo. Ugiye nzirirwamo, umugabo aricara, umugore yamubwira atari ko ati hano ko hari ibibazo, ngo kandi urajuje kuntondagira. Umuntu yakubwiye ko hari ibibazo ntabwo arimo kugutondagira. Umuntu yakubwiye ngo mwicare mukemure ibibazo ntabwo barimo kugusuzugura. Ariko kubera complexe twadevelopye, iyo umuntu akubwiye atari ko kwiba ibintu utarimo kubyitaho, wumva nyine arimo guhakana ubushobozi bwawe. Burya nta kintu kibi nk'umugabo complexe wisuzugura mu rugo. Umugabo wisuzugura, iyo umugabo yisuzuguye buri kintu cyose umugore amubwiye yumva ari agasuzuguro. Iyo wihaye agaciro gakeya unyura no mu nzira ugenda ukibwira ko abantu bose bakubona muri izo ndorerwamo. Wanyura ku bantu baseka ugatangira kwireba ngo urebe yuko wenda batarimo guseka ipantaro yawe, kubera ko muri wowe harimo icyo kintu cyo kumva wisuzugura. Cyazanywe n'iki? N'umunsi umuntu akora icyaha yakwireba akabona yambaye ubusa. Umuntu ararongora, umugore akarongorwa, agakomeza akaba muri complexe yo kuba mubi. Nawe ubu ngubu icyuma kibipima. Ariko jewe bimuransetsa cyane. Jewe namaze kurongora, ubundi abagore babonye ndi mubi nanyura mu muhanda kuvuga ngo ariko ngo ntwanafite amabinga, nkabaza ubundi bintwaye iki? Jewe ubwo namaze kurongora nta wundi mugore nzashaka, babona mfite amabinga n'akazi kayo. Madamu niba wifitiye amaguru matoya, iyo complex uyiterwa n'iki? Umugabo yaragukunze yarakurongoye, be happy, it's over. Ariko kubera icyaha cyabayeho buri muntu wese agenda niyo complex, kandi ikagenda ikagaruka ikaza gusenya urugo. Ugasanga buri muntu aragerageza kwiyafirima, aragaragaza ko ari we. Kabura uriya firimira iki? Njye mbwira abagabo, nuzumva umugabo abaza umugore ngo ariko nguzi uwo ndiwe muri uru rugo, ujye umenya ko burya yahobagiye, byamucanze neza neza. Yabaye nka wa mukobwa ngo ibintu ngo yarwaye iserere, ngo muganga amaje aturumva umeze ati ndumva nawe ikizungereze neza, ugasanga umuntu yazungereye. We urajya kubaza umugore warongoye nguzi icyo ni cyarakizi nyine, umunsi wa murongora arabizi kuri umugabo. Ariko byavuye he muri cya cyaha cyishe Edeni? Ureba mushaka gusubira muri Edeni, mugende mureba utwo tuntu twose, kuko muzasanga ari two twica ingo. Hari ahantu Salomo yanditse aravuga ngo mudufatire twatubwebwe dutoya twonona imbuto. Hari utubwebwe dutoya tw'amakomplex twonona ingo, utubwebwe dutoya. Ikindi cyapfuye bari muri Edeni, noneho Imana ibaza Adamu, ariko Adamu ninde wakubwiye kwambaye ubusa? Ubwo ntabwo wari rwa rubuto nakubujije. Haza
ikintu kiba mu ngo cyica Edeni gituma tubona nabi kitwa gutunga agatoki. Ntabwo ari jyewe n'uriya mugore. Aka gatoki turagatunga we kugira ngo umuntu azemere ko ibintu ari we byapfiriyeho iteka ryose arabyimura ati ni wowe. Uzi ko n'umuntu yica ibintu nawe utariko ibintu wabyishe ngo ubwo se ngo si wowe se wakwemera ibyo wakoze wenda nanjye nkaza kwemera ibyanjye ariko ntutunge agatoki. Ariko byavuye umunsi Imana ibaza Adamu, ariko Adamu ntabwo ari rwa rubuto, ngo ntabwo ari jyewe n'uriya mugore. Ntabwo yari mumaje ngo ninde waruguhaye, yamubaje niba yaruriye. Yari kuvuga ati yego naruriye, oya ntarwo nariye. Ntabwo wariye rwa rubuto, si rwo rwaguteye complex, ngo ya ngo n'uriya mugore niwe waruriye, niwe warumpaye. Ntabwo nakubajije waruguhaye, nakubajije niba waruriye agatoki. Na Eva Imana imubajije agatoki. Hanyuma birangiye icyavuyemo batakaje byose, banze kwemera ibyaha byabo na Edeni barayitakaza. Buryo uko dutakaza umunezero mu rugo biva muri byo maze kubabwira. Umunezero mu rugo uva mu rugo rurimo ibyaha, witwa nako n'ibyaha. Nubona ibyaha byinjiye mu rugo, nubona icyaha cyinjiye mu mutima wawe ukacyemerera, usezere ku munezero wo mu rugo. Ntabwo ari kubabeshya. Icya kabiri nicyo nababwiraga cya complex, kandi zo turazigendana, zimwe tuba twarazivanye iwacu. Umwana agakuraho umubwira ngo ariko ngo wowe ngo uzavamo iki, ngo n'ay'umuyenzi ntuzayikamira. Mwari mwumva abantu bavuga gutyo, ngo n'amata y'umuyenzi, umuyenzi niwo iyo uvunnye uhita uzana amata, ngo n'ay'umuyenzi wowe ntuzayikamira. Umuntu agakura afite ama complex, yazagera ahantu agatangira kwiyafirima ku buryo yumva ko kuvugana n'umugore ari agasuzuguro. Kandi n'abagore nabyo bigenda gutyo, ni vice versa. Umugore ufite complex n'umugabo ufite complex babana nabi, ugasanga umuntu yihagararaho n'igihe bitari ngombwa. Byavuye hehe? Harya muri Edeni bamaze gukora icyaha, hanyuma atangira gutunga agatoki. Hanyuma birangije ibyo bari bafite byose barabibura, hazaho ubusumbane, kuko Imana yarabwiye ngo guhera uyu munsi wa mugore kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara. Burya inegalite yavuye mu cyaha, ubundi ku bwakavukire mu kuremwa kwacu twagombaga kureshya. So return to Eden, aho niho tugomba gusubira. Ubwo nasubiye muri ibi ngibi kugira ngo mubanze mwumve iyo tuvuga ngo Edeni, mubanze mwumve Edeni yishwe n'iki, kuko icyishe Edeni nicyo kikica ingo. Haruguru rero tuvuga ngo kureba mugenzi wawe ngo mu rukundo rw'Imana, mu maso y'Imana, nkabone ubundi se wamureba neza murimo kubaka Edeni muzi ukwisa. Mve kuri iki ngiki ninjire ku ngingo ya kabiri, noneho yo kureba uwo mwashakanye mu rukundo, mu maso y'urukundo rw'Imana. Uriya iyo utazi uko Edeni isa, ni kudashobora no kumenya urugo rwiza uko rusa. Kuko mbabwije ukuri, by the way, abantu bigisha abageni hano, reka nkore iyi commentaire kuko izagira umumaro. Muzarivayizinga uburyo mwigisha. Maze gukoresha abana bamwe ibizamini hanyuma bakabitsindwa. Udutabo baratugura ntibadusome, mukabakorera summary iminsi 2, bakababeshya yuko bakoze family project batanayikoranye, umwe akabyandika akaza agapresenta tukabashima, ariko batabikoze neza, kuko bakazajya mu rugo batazi uko urugo rwiza rusa. Return to Eden, gusubira inyuma ukabwira abantu ngo ariko niba ushaka kubaka urugo rwiza. Hari umusore n'umukobwa nijye wabigishije, kuko bo ntabwo baraba hano, bari bavuye handi. Pastori waho ansaba ngo mbigishe, mbaha agatabo ndanabakompanya barabikora, ariko bankora ibyo ngibyo nyine tumaze kuganira. Mu mwaka umwe urugo ruracumba, ndabicaza ndababaza nti ariko ya assignment mwari mwarayikoze neza,
bati pastor tereka tukubwiza ukuri, twumvaga ibyo tubwira ariko twumvaga ari ukutu twebwe dukundana tubizi, mubizi hehe? Na benshi mwicayemo hano, bamwe mwasezeraniye hano, n'utwo dutabo mwaradutwaye, na family projects mwarazikoze, ariko ntabwo mwabikoze neza. Kuburiya kugira ngo wubake inzu ugomba kubyitaho, kugira ngo wubake urugo ugomba kubyitaho kurushaho. Ariko tubitwara amanenero, ntabwo tuze de n'ukwisa n'icyica ntitukizi, ntabwo tubyitaho. Rero kugira ngo uzarebe mugenzi wawe mu maso y'urukundo rw'Imana, bisaba nibura kubanza ukamenya urugo tugiye kubaka rusaruti Eden, urugo rurimo Imana, Eden, urugo aho umugabo n'umugore bareshya kandi bukumva babyakiriye, Eden, urugo aho umugabo n'umugore basangira byose muri transparency yuzuye, Eden, urugo aho umugabo n'umugore babana rwose bagasangira byose, Eden. Imana ikabaho umugisha. Ngarukiriza ahangaha, mushatse nagarukiza ngaho ni mugende mujye kubaka Eden, ibisigaye Imana izabibafasha. Ariko reka turebe noneho tugana tusana bagana no ku musozo, turebe igice cya kabiri cyitwa kurebera mugenzi wawe mu rukundo rw'Imana. Kuko ikintu Imana yakoze ari naki dusaba ngo noneho tugende dutyo. Imana yabonye byatunaniye, yohereza umwana wayo, araza aradupfira. Kuko buriya Eden igaruka exclusivement, ishobora kugaruka mu buryo bwonyine uciye munsi y'umusaraba. Kuko umusaraba wa Yesu niwo wagaruye ibyo Satani yari yarangije. Haleluya. Paulo yandikira uyu munsi ndifashisha urwandiko Paulo yandikiye Abanyefeso. Paulo yandikira Abanyefeso arabwira ngo buriya umusaraba wa Kristo ngo niwo watwunze n'Imana, ngo urangije uratwunga hagati yacu, ngo yishe bwa bwanzi, yishe rwa rusika ariko bwari hagati yacu butugabanya. Kubera iki? Umugabo wahagaze munsi y'umusaraba akamenya ibyaha bye, agaca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, agahura n'umugore wahagaze munsi y'umusaraba, Imana ikamukuba, iyo bashyize hamwe bavamo couple nzima. Amen. Aho honyine niho bishobokera, kuko munsi y'igiti cyo muri Eden niho urugo rwapfiriye, munsi y'igiti cy'umusaraba niho urugo rwasubiraniye, munsi y'igiti cyo muri Eden niho banditse minus, bakuramo imibanire n'Imana, bakuramo imibanire yabo ubwabo, bakuramo imibanire yabo n'abandi, bakuramo imibereho myiza. Ariko munsi y'umusaraba Imana ishyiraho plus, iravuga ngo hano murahungirwa n'Imana, hano murasubirana agaciro kanyu. Ko buryo umugabo wahagaze munsi y'umusaraba agenda yemye, kavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, Imana yanshubije agaciro kanjye ubwo yanguraga amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wayo. That's our value. Ikimesha agaciro si imodoka ngendamo, ikimesha agaciro si inzu ntuyemo. Niyo naba ntafite inzu ndi umwana w'Imana, mba nzi ngo inzira ntegereje somewhere else. Ushobora kuza ugasenya Kigali cyangwa se quartier ntuyemo igahinduka nka Kangondo, ukambwira ati muri mukano mujye gutura ahandi. Aho nibyo hari ikintu kimwe nzi, aho ngiye ndasanga ubwo ndi umwana w'Imana, ndasanga inzu yanjye ntegereje, kuko agaciro kanjye nikaba muri quartier, agaciro kanjye kaba ikimana yangize cyo ngendana everywhere I go. Icyo umunsi uzacyumva bizakorera ko nta n'umuntu uzagusuzugura. Nyabwira ngewe nsuzuguye naguseka, nkaguhindura mandazi pe, nkaguseka. Ushobora kuzuga vuga ariko buriya ntwana ubwo mureba n'imbwa, nkabona buriya umuntu agomba kuba humye. Araye umuntu w'umugabo ngana nanjye umaze imyaka 65 ntasabira izakanyita imbwa, buriya agomba kuba ari impumyi. Nkaguseka tu ntibinambabaze rwose, bikamanuka bikagwa hirya. Kubera iki? Agaciro kanjye ndakazi, kandi ntikava muri diplome mfite. Hari n'abakubwira ngo ntikava no mu bikorwa wakoze, kava mu cy'Imana yakugize cyo, kuko icy'Imana yangize cyo nicyo gikora biriya bindi. Ngenda nk'umwana w'Imana, nkakora nk'umwana w'Imana, nkabana nk'umwana w'Imana, nkaba umwana w'Imana. Munsi y'umusaraba niho agaciro kacu kagarukiye. Haleluya. Nyamara ibi niba mwashoboraga kubyumva, reka mbatere story ntoya nubwo bamwe bayizi.
kera tukiri abaseribateri nyine madamu wanjye bamwe baramuzi abandi wenda ababashyitsi ntibamuzi buriya mumubona akuze tumaranye imyaka 33 buriya shahakiri inkumi nari mfite competition nyinshi none abahungu b'inshuti zanjye bakayemwira ko Santwane wigerezaho koko umukobwa nkuriya ntarongorwa n'umwari aberege ntabwo munzi ntabwo ndi umwarimu usanzwe icyo gihe nari umwarimu muri segonderi yo mu cyaro hirya za Rulindo cyane ntabwo munzi ubu ngubu ndi kabutindi ndi umwana w'Imana kandi nawe nicyo yankundiye haramwe aterega bari yabakurusha kashi bakurusha imodoka ariko barusha Yesu barakoze kunkundira Yesu nzamugumaho ubwo urumva nyine na kimwe mu bituma nkunda Yesu nyine nuko yampaye n'umugore akankundira ko mfite Yesu kuko ibindi byose nari nta body nta money nta niki kuko agaciro kacu kagarukira muri Yesu ndagira ngo maze mu byumve no kubana neza reka nkubwire umugabo uhagaze munsi y'umusaraba akamenya Yesu hari ibyo adakora ubu ntabwo narengera iki kiganza cyane ntigishobora gukubita umugore wanjye kuko iki kiganza nacyo cyahagaze munsi y'umusaraba uru rurimi hari amagambo rudashobora kubwira uriya mugore kuko narwo rwaciye munsi y'umusaraba hari amagambo ntavuga n'umutima wanjye hari imyitwarire utajya ukora sinshobora kwifunga ngo ngagare kuko Yesu arambwira ngo usurifunze nawe ntabwo abana b'Imana bifunga baraganira haleluya abajya barwara indwara rero yo kureba hirya umwe akareba uburyo undi akareba ibumoso ukabuda nyine ngo umwerekeye uko warakaye mu biveho ntabwo abana b'Imana bakora ibyo ngibyo oya hano umwana wacu akiri muto ubu ngubu nta mwana muto tukigira nigeze kujya kwiga muri gardienne hasanga utwana turwana karakana rero kavuga amagambo ahubwo ngo ariko mwabana ngo muraba satani ngo abana ba satani nibo barwana ngo bacu batwiye ngo abana ba satani nibo bavuga bene ibyo nibo barwana ibintu rero buriya hari ibintu bimwe twe tutavuga kubera abo turibo so reka tujye mu Befeso niko nababwiraga umusaraba watugize umwe Abefeso ibice 4 turimo turagana ku musozo guhera ku murongo wa 17 so niba twarakijijwe kuko buriya nkunda uburyo Paulo yanditse urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere cy'Abefeso arabanza akavuga ngo dorabo turibo muri Kristo Yesu Imana yagambiriye ko tuzaba abana bayo itwinjiza mu mabanga yayo idushyiraho umwuka nk'ikimenyetso itugira ibikomangoma turabaragwa b'ubwami bw'Imana turabaraganwa na Kristo akabanza akavuga identite yacu mu gice cya kabiri akavuga ati kandi yaratwunze hagati yacu kubw'umusaraba hanyuma mu gice cya kane akatubwira uburyo abantu bahagaze munsi y'umusaraba bitwara niyo mpamvu guhera ku murongo wa 17 aravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda twe ntitugenda nk'uko abapagani bagenda abantu mugenda mu bigare by'abapagani Mana y'isi n'ijuru mwibukira ijambo rivuga ngo twe ntitukigenda gute nk'uko abapagani bagenda kuko abapagani bagira uko bagenda natwe dufite uko tugenda twe ntitukigenda nk'uko abapagani bagenda abagabo bo muri Yesu ntibagenda nk'abapagani abagore bari muri Yesu ntibagenda nk'abapagani muraje mwumva uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo ubwenge bwabo buri mu mwijima ubujiji muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana separation from God baracyari hanze ya Eden ubujiji n'umwijima bibarimo byabatandukanije n'Imana hanyuma agakomeza akavuga ngo kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi niyo se turimo babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi Mana y'isi n'ijuru ubusambanyi busigaye buri muri iyi si hari ubusambanyi bwa hafi n'ubwa kure siko abantu basigaye basambana batari kumwe nawe tishyiraho video dusambana umwe ari muri Amerika undi ari mu Rwanda bari kuri video call ubusambanyi bw'uburyo bwinshi erega Paulo yandika ngo bihaye ubusambanyi bw'uburyo bwinshi harimo ubwo busambanyi nyabusambanyi bwa buri munsi harimo ubusambanyi bw'ubutinganyi harimo ubusambanyi bwo kuri video call harimo umva
je bintu sigaye mbona uko ngenda ku isi ndumirwa gusa ubwiye ngo ubu narumiwe kugenda bitera kubona. Ariko Paulo akavuga ngo bihaye ubusambanyi bwinshi no gukora iriya mihanda irimo umwanda mwinshi. Hari imondisi umva, hari ibihugu ujyamo ugasanga imihanda yaho irimo imihanda yo muri telefone, nayo niko basigaye bayita ngo ni imihanda za iriya mihanda nayo iriho imondisi nyinshi. Hari igihe unyura ku nzu nziza ukasanga umuvuga butumwa watera intambwe wajya kuyindi ukasanga hari imondisi. Ibyisoni nke by'uburyo bwinshi. Ariko twebwe ntabwo tukijya muri ibyo ngibyo. Niki gituma ndimo kubabwira ibi ngibi? Niba tugiye gusubira muri Edeni, mumbwire mfate telefone yanjye mbereke counseling nkora, si umwe si babiri si batatu si bane si batanu, ndadiritinga bikongera uko nkoze counseling nkabona byinshi. Abagabo mujya kureba abagore bambaye ubusa batari abanyu. Niba ukunda kureba abagore bambaye ubusa wajya ubwira akaba ari ureba ariko wazi ifoto yukanyereka hanyu man. Umugore yifotoye yambaye ubusa yoherereje umugabo abitse muri telefone. Ubwo koko uzigaburira umwanda nurangiza we kurwara inzoka? Tell me brothers and sisters. Kandi ibyo uri murabireba Yesu akureba. Uricaye uri murareba urukoza soni Yesu akureba, kuko amaso y'Imana abona hose no mu mwijima. No hiding place. Reka dukomeze ariko kuko Paulo aratubwira ukuntu tuzajya tureba. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwarumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka n'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma. Allo, murankurikira? Kuko buriya wenda mwari muzi ko ndi bubigisha ukuntu umuntu ahagarara akareba umugore we akabona ari mwiza. Hari ibintu iyo utarabyiyambura ntacyo ubona. Iyo wicara ureba pornography ntushobora kubona ukuntu umugore wawe ari mwiza, kubera ko urimo kwigaburira ibikubuza kubona. Iyo ufite abandi bagore barimo kukureshya kuko umaze kugira kashi, bakajya bahindukira bakakwereka ikimero, ntushobora kubona ko ufite umugore mwiza ukuri iruhande, kuko benshi mu nkaro ya counseling basa n'abamarayika. Ariko abagabo babo ntibabibona. Kubera iki? Satani yabahumye amaso, yabambitse andi madarubindi, agasiga a beauty queen iwe mu rugo, akajya gukurikira undi. Noneho Paulo akavuga ngo mwiyambura ibi byose, mwiyambura ayo madarubindi atuma mubona nabi. Sibyo? Niba mwarumvise nuko mwiyambure, umurongo wa 25, mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntikarenge mukirakaye, kandi ntimuberekeye Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana washyiriho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Turimo turiyambura, sibyo? Ibi byose rero iyo bimaze kuvaho, kubeshyana, gucengana bikavaho, icyo gihe iyo wamaze gusubira mu kuri, uwo mwashakanye rongera ukamubona mu isura ye ya mbere, kuko naho aba yaragiye. Ariko abazanye n'abagore banyu mwahindukiye mukareba iruhande rwanyu, cyangwa bazanye n'abagabo, hindukira urebe uwo mwashakanye niba kuri iruhande.
nakwambiye agiye mbareba hano muri beza, abagabo ni beza n'abagore ni beza. Marambibwira abantu ngabana ariko iremera haba abagore beza, yewe ndababona ko nkibaza abagabo kuki mutabibona ko mufite abagore beza. Iyo rero ni iki kibitera? Iyo tumaze kwikuramo biriya byose nibwo dutangira kubonesha amaso y'Imana. Nimwumva amagambo tugiye kurangirizaho: gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bivavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Hanyuma umurongo wa mbere mu gice cya 5 ndawukunda cyane, ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'urupfu cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushima Imana. Kuko ibi mubizi yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Kuko iyo tumaze kuvanaho ibi byose, tugakuraho ubusambanyi, tugakuraho igomwa, tugakuraho intonganya, tugakuraho gusharira, tugakuraho kwikakaza, hasigara iki? Hasigara umuntu w'Imana. None wajya ureba umugore wawe ukavuga ngo yes, praise be to the Lord. Iki rero ndagira ngo tugitekerezeho. Hanyuma buri muntu wese uyu mugoroba tugiye gusenga, usubiza amaso inyuma witekerezeho, wibaze ngo ariko urugo rwanjye rurangwa n'iki muri ibi ngibi? Ariko ushaka kubaka urugo rumeze nka Edeni, tuanze twihana ibinyoma. Niko umurongo wa 25 watubwiye. Twihane umujinya, twihane kubeshyana no kwibana, trishori, twihana amagambo n'ibindi by'uburakari n'ubwirasi, hanyuma twubake Edeni. Haleluya. Kubera ko hariya Paulo yarangije avuga ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Iyo wamaze kwihana ukamara kuba nk'umuntu w'Imana, icyo gihe utangira kureba abantu nk'uko Imana ibareba, ukavuga ngo uyu mugore wanjye ariko she is not perfect, ariko she is good. Ni Imana buri yitureba, niyo mpamvu batubwira ngo twaracunguwe, tuba regenerated, tubibyaremwe bishya. Ariko turangije turatsindishirizwa, justified. Ni ukuvuga ngo turatsindishirizwa, ni ukuvuga ngo Imana nta ituzi uko turi, ariko ikadukunda kuko izi ko turimo guhinduka. Uriya mureke mbabwira ikintu, twihanganirane duhindurane, kuko Bibiliya tubwira ngo ababiri barutumwe ngo iyo baryamanye barasusuruka. Iyo baryamanye barasusuruka, iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Ngo kandi iyo bafatanije wabona umusaruro w'imirimo y'amaboko yawe. Nuko twagombye kugenda back to Eden. Imana ibaho umugisha. Hanyuma muri ejo tuzakomereza kuri aya magambo, tujye in depth, tujye muzi. Ariko uyu munsi twagomba kubanza tukumva Eden yasaga iti, singo tuzubaka zisa ziti, ni ibiki tugomba gukuramo kugira ngo Eden ishobore kugaruka. Ariko byose bishoboka tugaruye Yesu mu mwanya we wa mbere, tugahagarara munsi y'umusaraba nk'abacunguwe. Wareba umugabo wawe ukabona nk'umuntu urimo guhinduka, ava mu bwiza ajya mu bundi, arushaho gusa na Yesu, niba yemerera Imana ikamuhindura. Kandi n'umugore we nawe ukamureba, twese we are work in progress. Turi abantu bagenda bahinduka, bava mu bwiza bajya mu bundi. Maze imyaka 40 nkizwa, kandi nge sinigeze ngwa. Ariko naje ukambwira uti se urumva bimeze bite? Ntabwo na ahubwo ku myaka 40 nibwo numva neza uwo ngomba kuba we. I'm work in progress.
ndashaka kuba mwiza kurushaho, ndashaka koroha kurushaho, ndashaka kugira ubuntu kurushaho, ndashaka kuba gracious, kuba umunyabuntu, atari ko atari babandi bajya gukora ibyaha ngo kuko ubuntu bwaragwiriye. Kuba umuntu w'Imana usa na Yesu. Tuzabikomeza ejo. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera